ngira ngo mwarabibonye ko n'ubundi iki kibazo kibiri kubera mu burasirazuba bwa Kongo gikomeje guhagurutsa ibihugu byinshi ndetse amahanga menshi akagenda agaragaza byinshi cyangwa se ukabitekereza. Ibyo rero nibyo byatumye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'uko mwabibonye zimanze iminsi zishaka kwinjira by'umwihariko muri kino kibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo. Ibyo nibyo byatumye Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yohereza umujyanama we mukuru mu byerekeranye na Afurika. Nicyo ashinzwe gusa n'umujyanama wa Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko mu byerekeranye na Afurika, ibibera muri Afurika niwe mubwira ati dukora ibi twikora ibi, kuko niwe muntu nyine mujyanama mukuru mu byerekeranye na Afurika. Bamwita Masad Barros. Uyu Masad Barros yaje muri Afurika ariko afite urugendo ahanini rushingiye kugira ngo asobanukirwe neza, amenye neza ibyerekeranye n'umutekano muke uri mu burasirazuba bwa Kongo, ndetse by'umwihariko yaraje kugira ngo arebe ko hanakorerwa ubucuruzi ku buryo umutekano wagaruka, ariko n'ubucuruzi bugakorwa by'umwihariko muri kano karere turimo k'ibiyaga bigari. Urugendo uno mugabo yari afite, uyu mujyanama mukuru wa Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kwari uguhera muri Kongo, akabanza akaganira na Tshisekedi. Baraganiriye, ikiganiro hano narakibahaye, uyu mujyanama mukuru wa Trump mu byerekeranye na Afurika, aho yavuye muri iyo nama ari kumwe na Tshisekedi avuga ngo twiteguye gukorana na Kongo, twiteguye kuzana abashoramari bagashora amamiliyari n'amamiliyari muri Kongo, ibikorwa remezo bikubakwa n'ibindi byose, umutekano ukamera neza muri Kongo, ariko nyine ubucuruzi bugakorwa ari uko umutekano harusesuye. Ariko urugendo rwe ntabwo rwagombaga kugarukira kuri Tshisekedi nk'uko nari nabikubwiye. Yari afite urugendo rwo kubanza akazenguruka kano karere turimo. Yagombaga guhita ajya muri Kenya, akajya muri Uganda, ndetse akaza no mu Rwanda. Musibeje rero uno mujyanama n'ubundi wa Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu byerekeranye na Afurika, uno mujyanama mukuru yisaza mu Rwanda. Akigera mu Rwanda yahuye n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda, baraganira. Ariko by'umwihariko icyari gikenewe cyane, usanga bino bihugu byo hanze akenshi ukunze kubona ko bikunze kwakira amakuru cyangwa se amakuru agenda atangwa na Kongo n'abandi bose. Usanga ko abenshi bavuga ngo u Rwanda nta mabuye y'agaciro na make rugira, u Rwanda rwiba amabuye y'agaciro mu gihugu cya Kongo. Kenshi wagiye wumva Kongo itangaza ibyo bintu, ivuga ati u Rwanda ntabwo rwakagize amasezerano yo gucuruza amabuye mu bihugu byo hanze, kuko u Rwanda nta mabuye na make rugira, nta kintu kijyanye n'ibuye ry'agaciro bugira munsi y'ubutaka. Gusa ku munsi w'ejo mwabonye uno mujyanama wa Perezida amashusho yakomeje kuzenguruka, ndetse n'amagambo yagiye avugira mu Rwanda. Akigera mu Rwanda mbere na mbere amaze guhura n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda, yanifatanije n'abanyarwanda kwibuka ku nshuro 31 Jenoside yakorewe Abatutsi 94, gira ubutumwa agenera abanyarwanda. Ibyo bivuyeho kandi uyu mujyanama wa Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, uyu Masad Barros, n'ubundi uri mu Rwanda ukomeje uruzinduko rwe no kugira ngo asobanukirwe byinshi ku bivugwa ku Rwanda mu byerekeranye n'uyu mutekano muke uri mu burasirazuba bwa Kongo. Yanajyanywe gusura ahari kugororerwa abahoze muri FDL n'abandi basirikare bafatiwe muri Kongo kugororwa. Ibyo wenda turaza kugenda tubigarukaho. Yarabasuye abahoze muri FDL, arabaganiriza, ahubwo bamubwiye byinshi cyane cyane ku byerekeranye n'ubufasha FDL yakuraga kuri Kongo, nubwo Kongo yagiye bihakana ngo nayikorana na FDL. Ariko uyu mujyanama wa Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yanasuye ikigo cyashyizwemo kitorezwamo bano bahoze muri FDL, abasha kuganira nabo. Urumva yabikuriyeho amakuru ya nyayo nyirizina ku byerekeranye n'icyo ngicyo cyo kuvuga ngo FDL koko irahari, FDL koko ishyigikirwa na Kongo. Ibyo byose urumva yabashije kuzengurutswa aho ngaho yiganirira nabo. Ibyo wenda turaza kubisorezaho. Gusa icyo nagira ngo tuganire muri kano kanya, uyu Masad Barros uyu munsi suye noneho ibirombe byo mu Rwanda, aho uyu mujyanama wa Trump yasuye ikirombe cya Nyakabingo gicukurwamo wolfram nyinshi muri Afurika. Icyo kirombe kiri mu Rwanda, ni ikirombe gicukurwamo wolfram nyinshi n'amabuye y'agaciro. Ubwo ni nyuma yuko hari byinshi byagiye bivugwa ngo u Rwanda amakontara rufite yo kohereza amabuye y'agaciro hanze, u Rwanda nta buye ry'agaciro rugira mu butaka. Ibyo bintu mwagiye mubyumva. Gusa ni kenshi Perezida yagiye abigarukaho mu mbwirwaruhame cyangwa se ari mu ma interview n'abanyamakuru, akavuga ati dufite ibirombe byacu natwe ducukura amabuye, mwaza nkabazengurutsa natwe tugira amabuye y'agaciro. Byagiye bigarukaho kenshi n'abandi benshi bagiye batandukanye. Ariko uyu mujyanama mukuru wa Perezida Donald Trump mu bibazo bya Afurika, Masad Barros, yasuye ikirombe cy'amabuye y'agaciro cya Nyakabingo gicukurwamo wolfram nyinshi muri Afurika.
iki ni ikirombe giherereye mu karere ka Rulindo mu murenge wa Shyorongi. uyu Musad Barros ari mu Rwanda hari gusura ibice bitandukanye by'igihugu, ndetse kuwa 8 z'ukwezi kwa 4 ejo bwone hashize nk'iminsi 2 yagiranye ibiganiro na Perezida Kagame byagarutse ku bibazo by'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo, avuga ko abakuru b'ibihugu byombi barajwe inshinga no gushakira amahoro aka karere. Ibyo yatangaje. Uruzinduko rwe uyu munsi rero rwakomereje i Rulindo mu kirombe cya Nyakabingo nk'uko sosiyete y'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro bita Trinity Metals, iyo sosiyete niyo yabitangaje mbere na mbere ku mbuga zayo hirya no hino. Iyi sosiyete iyoboye buno bucukuzi bw'amabuye y'agaciro yitwa Trinity Metals, niyo batangiye bamushimira kuba yabasuye, bamuzengurukije bakamwereka ubucukuzi bwabo uko bugenda, uko amabuye bayacukura, uko bayatunganya. iyi Trinity Nyakabingo, iki kirombe cyitwa Trinity Nyakabingo kigenzurwa na Trinity Metals Group. Yavuze ko bishimiye kwakira Musad Barros, uyu mujyanama mukuru wa Perezida Trump, perezida wa Amerika mu bibazo bya Afurika, mu kirombe gicukurwamo wolfram itunganywamo icyuma cya tungsten. Aya mabuye nicyo atunganywamo. Abavugizi cyangwa se ubuvugizi bw'iyi Trinity Metals bakomeje bavuga ngo uyu mujyanama wa Trump yaje kureba imigambi ikirombe cyacu cyangwa se kampani yacu ya Trinity ifite gukomeza mu kwiyubaka, ndetse yatambagijwe ikirombe cyose yihera ijisho aho amabuye y'agaciro aturuka, barabimwereka. Ibyo ngibyo tayari bita bisa nk'ibigenda binakuraho bya bihuha bivuga ngo mu Rwanda nta birombe bagira, nta hantu bagira bacukura amabuye y'agaciro, mukureho kontara ngo bari bafitanye n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi wo kohereza amabuye y'agaciro, kuko mu Rwanda nta mabuye hava nayo biba Kongo. Urumva umujyanama wa perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'uko iyo yiziye akanatemberezwa ibyo birombe ntaho bamukinze, bakamujyana aho ibuye rya mbere rikurwa uko ritunganywa, hari ishusho yindi ayitabona itandukanye n'ibyo umuntu aba yumva ari hanze. Iki kirombe bita ngo ni Trinity Nyakabingo, uyu mujyanama mukuru wa Perezida Donald Trump ku bibazo bya Afurika yasuye, buri mwaka icukura wolfram, ayo mabuye mu bwoko bwa wolfram irenga toni 1000. uri kumva ukuntu uwo musaruro ari mwinshi, bigateganywa ko mu myaka iri imbere uwo musaruro uzaba warikubye kabiri. None aya mabuye bacukura cyangwa se iyo wolfram bacukura ngo niho hantu ishukurwa nyinshi cyane muri Afurika, ni amabuye y'agaciro atunganywamo ibyuma bikomeye cyane bikoreshwa mu bwubatsi, mu ndege, mu bifaru, bino biburende ariko mu byita mu byogajuru, mu gukora imbunda, amasasu n'ibindi bikoresho bikenera ibyuma bikomeye. Ngira ngo uri kumva icyo kintu. Mu Rwanda hari ikirombe gicukurwamo toni ku mwaka zirenga 1000. Izo toni ayo mabuye acukurwa mu Rwanda kuri urwo rwego ngo ni naho hambere muri Afurika acukurwa. Ni amabuye y'agaciro atunganywamo ibyuma bikomeye bikoreshwa mu bwubatsi, mu ndege, mu bifaru, mu byogajuru no mu gukora imbunda n'amasasu n'ibindi. Ngira ngo uri kubyumva uburyo iryo buye ku mugani wanyu ari iboro. Aya mabuye nanone bakomeje basobanura, aya mabuye acukurwa mu Rwanda ya wolfram yoherezwa mu mahanga itunganyijwe ku kigero cya 68%. Iba yabanje gutunganyirizwa inaha ku kigero cya 68%, kuko mu Rwanda nta ruganda ruhari rushobora kuyikuramo cya cyuma cya nyuma. Iyo igeshejwe mu mahanga yongererwa agaciro ku rugero rwa 99.9 ikavamo icyuma. Wolfram Nyakabingo, icyo kirombe yoherezwa muri Autriche igakundirwa umwimerere ifite, aho ngo muri 2024 hoherejwe toni 1107. Nizo toni zoherejwe. Trinity Metals Group ariyo kampani nyine ishinzwe ubwo bucukuzi bw'amabuye y'agaciro ya wolfram hariya muri Trinity Nyakabingo. Muri rusange imaze gushora miliyoni 40 z'amadolari mu birombe byayo birimo icya Nyakabingo. Hari ikindi kirombe kirahitwa Musha icukurwamo gasegereti, utagira ngo wenda nayo mabuye ya wolfram gusa bacukura mu Rwanda. Bafite n'ikindi kirombe kiri Musha gicukurwamo gasegereti, koruta na lithium yo ikiri gukorwaho ubushakashatsi. Nanone hakaba na hariya Rutongo bahagira ikindi kirombe gicukurwamo gasegereti. Mu mwaka wa 2024 iyi company Trinity Metals Group yohereje mu mahanga amabuye angana na toni 2226 ya wolfram, gasegereti na koruta. Bikavuga ko ngo mu mwaka wa 2029 iteganya ko izajya yohereza mu mahanga angana na toni zigera no mu 5200. Ngira ngo uri kumva ko ibyo byose nibyo batembereje. Ngira ngo amafoto uri kuyabona imbere yawe. Uwo ni umujyanama mukuru wa Perezida Donald Trump mu bibazo bya Afurika, niho ugenda akabwira Trump ati nyamara ibintu bya nyabyo niboneye bimeze uko
twari dusanzwe twumva ibi niba tubwira ngo nta mabuye haba ngo nabajura barayiba bayakura hariya, ariko mu by'ukuri niboneye ibirombe aho bayakura, ingano y'ibyo bohereza byose, aho ibuye ricukurwa kugeza ku munota wa nyuma rivuyemo icyuma, ibyo byose babimuzengurukije arabyirebera. Muntu wese uba hariho hose muri USA na Canada waba ukeneye ubujyanama n'ubufasha mu ishoramari, gutangiza business, kugura ibibanza n'amazu n'ibindi, gana impuguke Abdul Hagenimana tugufashe muri serivisi zikurikira: kujya muri Indexed Universal Life Insurance, ubwishingizi bw'ubuzima bukungukira mu kugushorera imari ku isoko ry'imigabane mu buryo budahomba, gutangiza business tugufasha kuyibonera impushya zose zikwemerera gukora nka licensed professional, filing taxes tugufasha kuzuriza igihe no gutanga amakuru yuzuye ku misoro, tukanaguhugurira kuzajya wiyuzuriza impapuro za tax returns. Namwe mwifuza kugura ibibanza cyangwa amazu, naho turahari ku bwanyu. Duhamagare cyangwa twandikire aha hakurikira tuguhe ubufasha bwihuse kandi bunoze. Urakaza neza. Nanone kandi uyu mujyanama wa Perezida Donald Trump ubwo yamaraga guhura na Perezida w'u Rwanda, yaje no gutemberezwa mu kigo gisubiza mu buzima busanzwe cyangwa se kinagorora gishyira ku murongo cyita ngo ni Centre ya Mutobo, naho barahamuzengurukije by'umwihariko aho yaragiye kwereka ukuntu u Rwanda rufata bari abasirikare rukabagerageza kubasubiza mu buzima busanzwe, rukabahugura, rukabigisha, rukabagorora, bariya bahoze muri FDLR ndetse no mu yindi mitwe yitwaje intwaro mu burasirazuba bwa Kongo. Uyu mujyanama wa Perezida Donald Trump yabashije kuganira nabo abari muri ino Centre ya Mutobo bahoze muri FDLR, baraganira ubwo ibyavuyemo cyangwa se ibyo bamuganirije, ngira ngo ari nawe ugenda usa nk'ubyumva, rero kumenya uruhare rwabo byerekeranye n'umutekano muke cyangwa se kumenya ngo bafashwe basubizwa mu buhe buzima, biba byifashe gute, ibyo byose nabyo n'ubundi byongera bikaba byatanga indi shusho ngari mu rwego rwo kuvuga ngo ni kenshi twagiye tubona bavuga ngo FDLR nta ikibaho, FDLR ni abasaza, FDLR ntabwo ifashwa na leta ya Kongo cyangwa se nta nubwo iri mu gisirikare cya Kongo, ariko nk'uko nguko aba yaje akihurira noneho n'abafashwe bashyikirije u Rwanda bahoze muri FDLR, aho bari kugororerwa Mutobo, ukaganira nabo, ngira ngo uhakura ukundi kuri uko niko byagenze. Ubwo nawe uraza kuduha igitekerezo cyawe uko ubyumva muri comment. Reka nze dusimbukire Burundi ho gatoya.